byinshi ubona burya ntabwo biri uko bibona. Byinshi ukeka ko ari ukuri, hari amahirwe menshi ko ari ibinyoma. Buri nyuma ya buri kimwe tubona umunsi ku wundi hari imiryango y'ibanga kandi imbaraga zihambaye ikorana umugambi wo kubeshya abaturage b'isi kugira ngo bashyire mu bikorwa icyo bise New World Order. Byose bigakorwa muri porogaramu imwe yahawe izina rya Project Bluebeam. Kugira ngo iyi porogaramu uzamenye ko yashyizwe mu bikorwa ni uko nta muntu n'umwe uzayibona ikorwa. Imipaka itandukanye ibihugu izakurwaho, amatorero dusengeramo azasenywa, ndetse ikoranabuhanga dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe rizakoreshwa mu kuturwanya twebwe abaturage. Abateguye Project Bluebeam bazagerageza kutujijisha bakoresheje ibinyoma birimo nk'ibyorezo bizibasira isi yose, ihindagurika ridasanzwe ry'ikirere hamwe n'iteganyagihe, ndetse byinshi mu bitangazamakuru bivuga ko hari ibigendajuru bidasanzwe bya hano. Igiteye ubwoba muri ibi byose ni uko byose tuzabibona imbere y'amaso yacu, ndetse tugakomeza kwemera ko ari ukuri koko nta n'umuhakanye, ndetse hari amakuru agaragaza ko byamaze gutangira. Ntabwo ndi umuhanuzi, ibyo mvuga nanjye nabisomye ahantu. Kumbaza ngo bifite irihe shingiro, nanjye nicyo kibazo nibajije bwa mbere nkibibona. Ikaze ngusangize ku byo nabashije kumenya. Njye muri kumwe ndi Kayira intwari Beritra. Nanagusaba gukora like na subscribe kugira ngo inkuru nziza nk'iyi zigeze kugeraho byoroshye. Serge Monast ni umwe mu bagabo badasanzwe kandi batavugwaho rumwe. Uyu mugabo wavukiye muri Quebec muri Canada mu 1945, yari umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye wari umaze guhaga kubona aho isi yerekezaga. Serge yizeraga ko hari abagabo bakomeye cyane bagenzura isi mu buryo bw'ibanga, aba akaba aribo bazwi nka Illuminati. Serge Monast yakoze ibishoboka byose ngo ashyire hanze aba bagabo kabone n'ubwo ubuzima bwe bwari mu byago. Mu 1994 yashyize hanze igitabo yise Project Bluebeam, aho yavugaga birambuye ku mugambi mugari ugamije gushyiraho guverinoma y'igitugu igenzura isi yose. Muri iki gitabo avuga ko Project Bluebeam yatangiye mu gihe cy'intambara y'ubutita, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubumwe bw'Abasoviyete byari biri gushora amafaranga gahishyi mu ikoranabuhanga. Mu buryo bugaragarira buri umwe, ibi bihugu by'ibihangange byarimo byubaka ibimodoka bihambaye by'intambara, indege zidasanzwe hamwe n'ibitwaro bya nucleaire. Ariko inyuma y'ibikuta mu ibanga rikomeye bari mu bushakashatsi bwiga kuko bagenzura ubwenge bw'abantu hamwe n'uko bakoresha abantu bafite ubwenge bwo kubona ibintu biri ahandi hantu cyangwa bizaba hazaza mu ntambara zabo. Ubushakashatsi bugamije kugenzura ubwenge bw'abantu ntabwo bwari bushya, kuko harimo n'ubwakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Amerika cya CIA bwahawe izina rya MK Ultra, bwatangiye gukorwa mu 1953. Project Bluebeam yisa nkaho yisumbuye kuri MK Ultra. Aho MK Ultra yakoreshaga imiti mu kugenzura ubwenge bw'abantu, Bluebeam yizakoresha ikoranabuhanga rigezweho, ndetse yo aho kugira ngo ikorwe na CIA yahawe ikigo cya NASA kigahabwa amabwiriza aturutse mu muryango w'abibumbye. Bluebeam ni proje ngari igizwe n'intambwe enye, zose zikoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kuyobya imikorere n'imitekerereze y'abantu kugira ngo bareme ibintu bigaragara nk'ukuri, ku buryo nta muntu n'umwe usigarana ububasha bwo kuba yatandukanya ikiri ukuri n'ikiri ikinyoma. Mu gitabo cye Serge Monast aragira ati, tugomba kwibuka ko amatorero agezweho ari kimwe mu by'ibanze kuri iyi guverinoma ishaka kuyobora isi. Aya matorero adahari, ingoma yabo y'igitugu ntabwo ishoboka. Iyi niyo mpamvu proje ya Bluebeam ari ingenzi cyane kuri bo, ndetse ikaba yaragizwe ibanga kugeza uyu munsi. Gusimbura insengero zose zo ku isi bagashyiraho urusengero rumwe gusa ntabwo ari ibintu byoroshye bapfa kwisukira. Kugira ngo ibi babigereho bisaba ko biciye muri Project Bluebeam barema ibihe bidasanzwe by'iteganyagihe, ndetse bagateza imitingito bifashishije ikoranabuhanga. Bisaba kandi no guhindura amafaranga aya tugendana mu ntoki yo ku isi yose, agasimbuzwa ayo mu ikoranabuhanga. Bisaba kandi gukoresha ikoranabuhanga rigezweho rya hologram hamwe n'irya augmented reality ryerekana ibintu bidahari, kongeraho n'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence. Bizasaba kandi gukoresha itangazamakuru mu gukwiza inkuru z'ibihuha hamwe na propaganda bavuguruza ibitangazwa n'ibitangazamakuru badakorana nabyo.
ubwo Sage Monast yandikaga ibi byose iri koranabuhanga ryose ndondoye ryari ritarabaho, ariko kuri ubu byose byamaze kujya ahagaragara. Sage Monast yemeraga adashidikanya ko ikigo cya NASA hamwe n'umuryango w'abibumbye ari byo biri inyuma ya Project Bluebeam, porogaramu y'intambwe enye izifashishwa mu kugenzura abaturage bose b'isi. Intambwe ya mbere igizwe no kwangiza bimwe mu bikoresho by'amateka hamwe n'ibisigaramatongo hifashishijwe imitingito y'imikorano. Iyi mitingito izajya yoherezwa mu duce dutandukanye tw'isi twatoranijwe. Nyuma y'iyi mitingito hazajya hahita hagaragara ibisigaramatongo bishya bigaragaza ko abanyamadini hamwe n'abanyamatorero hari ibintu bibeshyeho. Ibi bigaha umwanya siyanse ngo isobanure byimbitse ibyavumbuwe bishya, ariko ku ntego imwe gusa yo gutesha agaciro imyizerere y'abemera Imana. Mu gihe cy'imyaka magana byari bizwi ko Bibiliya ari igitabo cyuzuye, ariko mu 1947 umushumba wari uragiye yaguye ku gitebo cyari kirimo inyandiko zitandukanye zirimo nk'igitabo cya Jubili, igitabo cy'ubuhanga bwa Salomo hamwe n'igitabo cya Tobit. Ubuvumbuzi bw'ibi bitabo nta kintu kinini bwigeze buhindura ku myemerere isanzweho, ariko byatumye benshi mu bahanga batangira kwibaza niba nta kintu cyaba cyarasigaye inyuma ku byo bari basanzwe bazi kuri Bibiliya. Uko gushidikanya rero niko Project Bluebeam izashingiraho, ku buryo uwemera wese atangira gushidikanya ku myemerere ye, yaba umuyahudi, umukristu, umusilamu cyangwa umubudisite. Ibyo mvuga bifite ishingiro kuko ubushakashatsi bugaragaza ko bishoboka cyane gukora imitingito mikorano mu gace runaka hifashishijwe urusaku rw'ijwi mu bizwi nka induced seismicity. Intambwe ya kabiri muri Project Bluebeam niyo Sage Monast yahaye izina rya The Space Show. Iyi ikaba igizwe n'ibishushanyo byo mu bwoko bwa 3D hamwe n'amajwi bizajya bimurikwa ahantu hifashishijwe amasatelite. Izi satelite zizajya zikoresha ibizwi nk'amalezers mu rwego rwo gukora igishushanyo bashaka runaka. Aya mashusho azaba akozwe mu buryo bugamije kumvisha abantu ko hari iyindi mana. Amashusho ya holograme hamwe na augmented reality biri mu bintu biri kugenda bitera imbere cyane buri mwaka. Niba nkurikiye neza hari amahirwe menshi ko abarigeze kubona amashusho yerekana hari nk'igisimba kidasanzwe kiri kuguruka mu kirere cyangwa ikintu kimeze nk'inzoka kizamuka kiva mu mazi kijya mu kirere, inyuma hari amajwi y'abantu basakuza nk'aho ari ukuri koko. Ubu buryo aya mashusho akozemo rero ni nabwo buzifashishwa noneho bayerekana mu buryo buri live hifashishijwe izi satelite. Kuri iyi nshuro ariko ntabwo bazakoresha amashusho y'ibi bisimba biteye ubwoba, ahubwo bazakoresha amashusho afite imisusire nk'iy'umuntu, ndetse bakoresha amajwi ya nyayo bitewe n'ururimi ruvugwa n'abari mu gace runaka hamwe n'imyemerere abo muri ako gace bizeye, ku ntego imwe gusa ariyo gushuka abantu bakisanga bose bizerera mu idini. Mu gitabo cye Sage Monast aragira ati, bazerekana amashusho agaragaza Yezu, Muhammad, Buddha hamwe na Krishna, ubundi bose babahindura umuntu umwe. Ubusobanuro bwose buri mu gitabo cy'ibyahishuwe buzateshwa agaciro. Nta gushidikanya iyi mana cye bazashyiraho azaba ari Anti-Kristu, izajya isobanura ibyanditswe byisobya abantu benshi cyangwa bigasobanurwa nabi, ndetse ishinja amadini kuba ariyo yahembereye urwango mu bavandimwe n'ibihugu bigatangira kurwana. Ni muri ubu buryo amadini asanzweho azakurwaho, kugira ngo abantu binjizwe mu isi nshya igizwe n'idini rimwe rihagarariwe n'Imana imwe ariyo Anti-Kristu, bazaba bamurika imbere y'abantu. Imitingito hamwe n'inyandiko za kera zizavumburwa bizaba bihagije kugira ngo bigire abantu runaka bihindura bajye muri iri dini rishya. Amashusho manini agaragaza Imana ya Anti-Kristu yazaza ari karundura kuko azahindura abantu benshi. Abatemera Imana cyangwa ngo bagire idini babarizwamo bazaba bafite ubwoba bukomeye, ariko nanone bazanga kwizera kubera ko kwemera kwabo kuri hasi. Kugira ngo abihishe inyuma y'uyu mushinga bemeze buri umwe abashe kwinjira muri iri dini rishya ndetse ayoboke guverinoma imwe izaba iyobora isi, icyo gihe bizasaba ko abantu bo ubwabo aribo bifatira iki cyemezo. Mu gihe gukoresha amashusho ya holograme batwereka icyo bise Imana byanze ntibibageze ku mugambi bifuza, bizaba ngombwa ko ubu butumwa noneho babwohereza direct mu bwonko bw'abantu, kandi ikoranabuhanga rikora ibi ryamaze gukwira ku isi yose ubu bari inkuru.
Reka twongere twibukiranye. Intego ya mbere ya Project Bluebeam ni ugutuma isi yose yemera kuyoboka idini rimwe hamwe na guverinoma imwe, ndetse bakabikora biciye mu ntambwe enye. Intambwe ya mbere ni ugukoresha imitingito mihimbano mu kuvumbura inyandiko nshya zigamije kuvuguruza izisanzwe. Intambwe ya kabiri ni ugukoresha ikoranabuhanga rya hologram, augmented reality hamwe n'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence mu gukora ishusho y'Imana mpimbano ya Anti-Kristu. Intambwe ya gatatu ni ukugenzura imitekerereze hamwe n'imikorere y'ubwonko bw'abantu bifashishije ikoranabuhanga rya microonde. Microonde mvuga ntabwo ari izi dukoresha dushyushya ibiryo mu rugo iwacu, ahubwo ndi kuvuga ingufu zikozwe mu ikoranabuhanga rya electromagnetique usanga ahantu hose, yewe zinaca mu mibiri yacu, mu kirere hamwe n'ahandi. Izi mvuga nizo ziba zigize ikoranabuhanga rya wifi benshi batunze mu nzu zabo ndetse n'aho bakorera. Izi ni z'amatelefone yacu akoresha iyo duhamagara, mu bikoresho bya bluetooth iyo dushaka kumva ibintu runaka cyangwa kohereza ibintu runaka, byose ni iri koranabuhanga. Izi ngufu akenshi ziba zigendera kuri frequency ya megahertz hagati ya 800 n'ibihumbi 2200. Ikoranabuhanga rya internet ya 5G ryo rikoresha frequency ya gigahertz 28 na 39. Mu gitabo cye Sage Monast aragira ati, intambwe ya gatatu muri Project Bluebeam ni ingufu z'ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho imiraba cyangwa waves byo mu bwoko bwa ELF, VLF hamwe na AF izagera kuri buri muntu, ikinjiramo imbere mu mutwe we, akaba ari izatangira kumvisha abantu ko Imana yabo ari iri kubavugisha biciye mu bugingo bwabo. Ingufu nk'izi ziturutse ku masatelite zizajya zifashisha amakuru yabitswe muri mudasobwa za rutura zibitse amakuru ya buri muntu wese wo ku isi hamwe n'indimi bavuga. Izi ngufu zizajya zikwinjiramo zitangire kubangamira uburyo wari usanzwe utekerezamo, bikora ikizwi nka diffuse artificial thought. Ikoranabuhanga nk'iri rizaba rishingiye ku bushakashatsi bwo mu myaka y'1970, 1980 hamwe n'1990, aho ubwonko bw'umuntu bwagiye bugereranywa na mudasobwa. Izi mudasobwa zahawe amakuru yose ashoboka ku buryo zishobora gukora mu buryo zitanga amakuru ashobora kwinjira mu bwonko bw'umuntu. Kugeza ubu dufite ikoranabuhanga rikora nk'iri rikoreshwa n'ikigo cya Neuralink cy'umuherwe Elon Musk, aho ubwonko bw'umuntu bushobora kugenzura imashini. Intambwe ya kane ni izaza rikarundura kurusha izindi zose. Iyi ntambwe Sage Monast isobanura ko ariyo izakorwamo ikiza gihimbano kikazafasha mu gushyira isi yose hamwe. Ntabwo ari ugushyira isi hamwe biciye mu mahoro cyangwa mu cyizere, ahubwo isi izahurizwa hamwe n'ubwoba. Iki kiza ngo kizaza giteye ubwoba cyane ku buryo abantu bazaba batacyitaye ku by'amadini yabo cyangwa igihugu babarizwamo. Ibi bikazatuma bahita bemera kuyoborwa na guverinoma y'isi nta yandi mananiza, ndetse bamwe bakabyisabira. Bimwe mu bizifashishwa mu gutera abantu ubwoba harimo nko kubeshya ko isi yatewe n'ibigendajuru bya UFO bivugwa ko bigendamo n'ibiremwa bya aliens. Sage Monast yanditse ko intambwe ya kane muri Project Bluebeam izaba igizwe ahanini n'icyo yise Universal Supernatural Manifestation, izifashisha ibikoresho bya elegitoronike. Mu yandi magambo, bazabeshya ko isi yagabweho igitero. Mu gitabo cye yaragize ati, icya mbere ni ukubanza bakumvisha abantu ko batewe n'ibiremwa bya alien muri buri mujyi ukomeye wo ku isi. Ibi bizaba ari amayeri agamije gusembura ibihugu byinshi kubura intwaro zabyo za nucleaire mu kurwanya izi alien. Nyuma urukiko rwa Loni ruzasaba ko ibihugu byose byarashize intwaro za nucleaire bizamburwa nyuma y'uko banagaragaje ko igitero cya alien cyari baringa. Impamvu Loni izamenya ko iki gitero cyari baringa nuko ariyo izaba yaragiteguye. Mu gihe cy'imyaka mike itambutse, ijambo UFO risobanura unidentified flying object mu magambo arambuye ni rimwe mu yagiye yumvikana cyane muri Amerika, ubwo bamwe mu bagabo nka Bob Lazar batangiye kumvikana bavuga ko bakoze kuri ibi bigendajuru mu gace ka Area 51. Abapilote mu gisirikare cya Amerika nabo batangiye kumvikana bavuga ko babonye ibigendajuru bya UFO, rimwe bagashyira hanze n'amashusho. Guverinoma ya Amerika nayo yagiye ihakana ko ibi bigendajuru bibaho ndetse ko itabizi. Kuva iki gihe ariko nibwo hatangiye gukwirakwira amashusho agaragaza ibigendajuru bidasanzwe mu kirere mu bice bitandukanye by'isi, ndetse nyuma Amerika itangira no kugitangaza
ko ari bimwe muri ibi bigendajuru yahanuye. Nk'uko bigaragara muri Project Bluebeam, ibi byose bikorwa ku bushake. Byose byatangiye babishyira mu mafilime nka 2001 A Space Odyssey na Independence Day yo mu 1996. Gushyira ibigendajuru bya UFO hamwe n'ibiremwa bya alien mu mafilimi biri mu mugambi wo kubanza kumenyereza abantu ko ibi biremwa bibaho koko, ndetse ko ari ikibazo cy'igihe ngo bitangiye no kugaragara mu buzima busanzwe. Nyuma y'imyaka itari myinshi izi filimi zitangiye gushyirwa hanze, nibwo twatangiye kubona amashusho y'indege z'intambara za Amerika zigaragara zirasiba ibigendajuru, ndetse byinshi mu bitangazamakuru bikomeye bigakora kuri izi nkuru. It represented a reasonable threat to civilian aircraft. Canadian and American fighter jets were scrambled, and an American F-22 successfully shot down the object. Bisa nk'aho ari ikibazo cy'igihe gusa kugira ngo ibigendajuru nabyo bitangire kurasa ku ndege z'abantu, ari nabyo bizatuma batangira nabo gukora ku ntwaro zabo zihambaye batunze, arizo za nucleaire. Nyuma ibi byose bimaze gukorwa, ba nyiri ugutegura Project Bluebeam bazatangaza ko ibyabaye byose byari byateguwe. Ibi bizarakaza cyane abaturage bose b'isi, batangire gusaba ko ibihugu byamburwa izi ntwaro. Byose bizaba biri kugenda nk'uko byateguwe. Aha nta kizaba gisigaye uretse ko abaturage bazatangira gusaba ko guverinoma iyobora isi yatangira gukora. Batekereza ko ariyo izazana amahoro, ariko bazajya kwisana basandaye. Nyuma yo kubeshya no gutegura igitero cya baringa cy'ama-alien, Project Bluebeam izashyira mu bikorwa izindi porogaramu zitandukanye zigamije gutera ubwoba abaturage b'isi mu ntego imwe, ariyo kubayobora. Ibi birimo nko kubeshya bizera Imana ko imperuka yegereje, ndetse ko abapfuye batangiye kuzuka bazamuka mu ijuru mu bizwi nka The Rapture. Muri iki gihe kandi ibikoresho bya elegitoronike byinshi bizacishwamo imiriro idasanzwe bizatera abantu benshi guta umutwe. Ibi bizateza imvururu n'imidugararo bikurikirwa n'urugomo rwo hejuru, bikazagera ku kigero abaturage bose batangira gusaba amahoro ku kiguzi icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo byaba bisaba guhara ukwishyura ukizana kwabo. Monas avuga ko ba nyiri gutegura iyi proje bazagabanya cyangwa bagakuraho amafaranga cash yose dukoresha, bakayasimbuza ay'ikoranabuhanga. Bishoboka ko aha yavugaga Bitcoin. Bitcoin yakozwe n'uwita Satoshi Nakamoto, ariko nta muntu n'umwe uzi uwo ari we. Birashoboka ko ari umuntu umwe cyangwa ari itsinda ry'abantu, cyangwa bakaba Illuminati nk'uko bamwe babivuga. Project Bluebeam ifite intego enye z'ingenzi, arizo gukuraho amadini dusengeramo, gukuraho icyubahiro cy'abantu, bagakuraho umuryango bakawusimbuza leta, bakanarwanya icyo umuntu ashobora gukora cyangwa kugeraho batabigizemo uruhare. Niba utarabona ko ibi byose mvuze byatangiye gushyirwa mu bikorwa, zamura ukuboko ikubita agashyi ku itama kuko uri indangaye. Nk'uko ushobora kuba waketse icyabaye kuri Monas wanditse ibi byose, nyuma yo gushyira hanze amabanga agize Project Bluebeam, yatangiye kuvuga ko hari abantu bamugendaho ndetse basigaye banamugenzura. Mu kwezi kwa 9, 1996, abana be babiri yari yaranze kujyana mu ishuri kugira ngo azabigishirize iwe mu rugo, barabamwambuye bagirwa ba leta, ndetse boherezwa mu ishuri rya leta. Kuva iki gihe ntiyongeye kubabona. Mu kwezi kwa 12, tariki ya 4, 1996, Monas yatawe muri yombi ashinjwa gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, amara ijoro muri gereza. Ku munsi wakurikiyeho yasanzwe mu rugo yitabye Imana. Kabone n'ubwo yari afite ubuzima bukomeye, abaganga batangaje ko yishwe n'umutima ku myaka 51. Bwa nyuma na nyuma umugabo wari yaranze gucecekeshwa byarangiye acecetse. Igitekerezo kiri inyuma y'igitabo cya Monas kivuga kuri Project Bluebeam ni ukwerekana ko ikigo cya NASA kizabeshya ko twatewe n'ama-alien bakoresheje ikoranabuhanga rya hologramme. Ibyihishe inyuma y'aya magambo ni ukwerekana ko intego nyamukuru bagamije ari ugukomeza kubika ubwoba mu baturage ku buryo bizanaborohera gushyira mu bikorwa New World Order, ikaba guverinoma izayobora isi. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Iba ariko umuntu akibaza ati bifite ukuhe kuri? Ese niki cyemeza ko koko uyu ari wo mugambi wawe, cyane ko ibibera mu bwihisho nyine biguma mu bwihisho? Nk'uko Monas abivuga, intambwe ya mbere ni ugukora imitingito mu duce runaka twatoranijwe
two ku isi. Ari naho hazatangira kuvumburwa inyandiko zidasanzwe zivuguruza izizerwa n'amadini hano ku isi. Kuba imitingito yakorwa byo ni ibintu bishoboka cyane, ariko kuba yakorwa abantu ntibabashe kwitandukanya n'imitingito isanzwe byo ni ibintu bigoye. Kubwira abantu ngo bashinguke mu myizerere yabo bifashishije inyandiko nshya bavumbuye byo ndahamya ko ari ibintu bigoye kurushaho. Kugerageza gukuraho amadini ni ibintu byagiye bigeragezwa inshuro nyinshi ariko bikananirana. Abaroma bigeze kugerageza gukuraho imyizerere ya gikristu bica bamwe mu bakristu, ariko aho kwangiza burundu iyi myizerere barayikomeje ahubwo kurushaho. Ubumwe bw'abasoviyete nabwo bwagerageje gukuraho amadini ariko biranga. Izi guverinoma zose zageragezaga gufunga insengero, bagafunga ndetse bakica abizera Imana, ariko biranga abantu banga kuva ku kwemera. Intambwe ya kabiri ni ugukoresha ikoranabuhanga rya hologram berekana amashusho y'icyo bita Imana, aricyo Sage Monast yagereranyije na Anti-Kristu. Ariko ikoranabuhanga ryo gukora amashusho nk'aya ntabwo rirajya hanze, ndetse n'irihari ntabwo riteye imbere kuri uru rwego. Hari amashusho menshi yagiye akwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko akozwe muri ubu buryo bwa hologram, ariko akenshi ugasanga atari byo, ahubwo akozwe mu bundi buryo buzwi nka CGI, aho amashusho akorwa hifashishijwe mudasobwa, cyangwa bigakorwa mu bundi buryo buzwi nka augmented reality, buvanga amashusho ya mudasobwa n'amashusho y'ahantu hasanzwe. Hologram yo ni ubwoko bw'amashusho aho ushobora kubona ishusho mu kirere, ariko bigakenera ikoranabuhanga, aho urumuri runyuzwa mu gikoresho runaka gikozwe mu kirahuri cyangwa igikoresho cya plastique kibonerana. Uburyo bumenyerewe bwa hologram ni ikoresha ikoranabuhanga rimaze imyaka 200 izwi nka Pepper's Ghost, ryakozwe n'Umwongereza John Henry Pepper. Iyi hologram ikorwa hifashishijwe ikirahuri gishyirwa mu mfuruka iri hagati y'ureba aya mashusho n'icyo bashaka kwerekana. Amashusho y'icyo bashaka kwerekana bakayatunga kuri cya kirahuri bashyize mu mfuruka, ubundi bigatanga ishusho ya hologram. Ubu buryo nibwo bwakoreshejwe mu kwerekana umunyamuziki Tupac mu gitaramo cya Coachella ari kumwe n'umunyamuziki wundi Snoop Dogg, bombi bikagaragara nk'aho bari kumwe. Ubu buryo kandi bwanakoreshejwe mu kwerekana Michael Jackson ameze nk'uri gukora igitaramo mu birori bya Billboard Music Awards. Kuvuga ko uzabeshya amamiliyari y'abaturage nta muntu umenye ko uri gukoresha ikoranabuhanga ni ibintu bigoye cyane, ari naho uburyo bwa gatatu bwo kugenzura ubwonko bw'abantu mu buzima. Hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho, ngo Project Bluebeam izabasha kutwumvisha ko ibyo tubona byose ari ukuri, ndetse ikoranabuhanga rimeze gutya rikaba ryaramaze gukorwa. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubwo intambara y'ubutita nayo yarimo itangira, Amerika hamwe n'ibindi bihugu byatangiye gukora ubushakashatsi butandukanye bigamije kwiga ku buryo bagenzura ubwonko bw'abantu mu nyungu za gisirikare ndetse n'iz'ubutasi. Bumwe mu bushakashatsi bwamenyekanye ni MK Ultra twavuzeho haruguru, nyuma gufungwa ubwo abantu bari bamaze gutahura ibyayo. Ikoranabuhanga rigenzura ubwonko bw'abantu ryakomeje kwaguka. Haje kuza irya Transcranial Magnetic Simulations TMS, rikoresha imbaraga za rukuruzi mu gukoresha igice runaka cy'ubwonko. Iri koranabuhanga rijya ryifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe nk'agahinda gakabije hamwe n'ubwoba bukabije. Hari kandi ikoranabuhanga rya Brain Computer Interfaces BCI, rishobora gutuma umuntu agenzura mudasobwa akoresheje ibitekerezo bye gusa. Ubu buryo ni nabwo bukoreshwa na kompanyi y'umuherwe Elon Musk ya Neuralink, aho baryifashisha mu kongera ubushobozi bw'ubwonko, aho bisaba ko babanza kububaga bagashyira akuma ka microchip mu bwonko bwabo. Hari kandi uburyo bwa Electroconvulsive Stimulations ECS, ubu nabwo akaba ari uburyo bw'ubuvuzi bugamije kongerera ubushobozi bimwe mu bice by'ubwonko. Iri koranabuhanga rikunzwe gukoreshwa n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere kigamije kongerera ubushobozi abasirikare bacyo. Mu nyandiko, Project Bluebeam ishobora gukoresha iri koranabuhanga rya ECS mu kugenzura imyitwarire y'abaturage b'isi, ariko ni ibintu bishobora gusaba ingufu nyinshi z'amashanyarazi. Intambwe ya kane ya Project Bluebeam ni ukubeshya ibitero by'ama-alien. Ibi nabyo ni ibintu bitagoye cyane kubikora kuko bisaba gusa gushaka inkuru ndetse n'itangazamakuru ryo kuyitangaza, kandi ibyo ni ibintu n'ubundi bisanzweho cyane. Byinshi mu bitangazamakuru ntibigiharanira inyungu z'abaturage, aho bifasha mu kubeshya abo ryagakwiye kuba rivuganira.
Mu 1962 Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yatanze igitekerezo cyo gukora icyiswe Operation Northwards. Uyu akaba ari umugambi ugamije kurasa indege za gisivile z'Abanyamerika bakagaba ibitero ku birindiro bya Amerika hamwe no mu mijyi itandukanye y'iki gihugu, maze bagatangira kubeshya abaturage ko byose byakozwe n'igihugu cya Kenya. Nubwo iki gitekerezo cyaje kurangira gitewe utwatsi na Perezida Kennedy, iyo kiramuka gishyizwe mu bikorwa, Amerika yari kuba yarisha abaturage bayo ubundi igakoresha itangazamakuru mu kubeshyera ikindi gihugu. Mu 1962 ubwato bw'intambara bwa Amerika bwa USS Maddox bwagabweho ibitero bibiri bitandukanye mu kigobe cya Tonkin hafi n'icyambu cya Vietnam, ariko kimwe mu bitero muri ibi bibiri cyari baringa ntikigeze kibaho. Amerika yatakaje ubuzima bw'abasirikare bayo bagera ku 50,000 ndetse bagera ku 300,000 barakomereka muri iyi ntambara batigeze batsinda, ndetse yari inashingiye ku binyoma byacuzwe na guverinoma y'iki gihugu. Kuva igihugu nka Amerika cyacura ibinyoma ngo kibone uko cyinjira mu ntambara, ntabwo ari ibintu bikomeye ko cyanabeshya abatuye isi ko cyagabwe ibitero n'amayeri. Ni byinshi bivugwa bizaba mu gihe cy'impera z'isi, ndetse na Bibiliya y'ubwayo ibivugaho mu gitabo cy'ibyahishuwe. Benshi barizera, abandi bakanangira imitima yabo. Ariko so wowe nkurikiye, nicyo utekereza ku byo twagarutseho mu nkuru yacu? Ese utekereza ko imperuka iri hafi kurusha uko tubikeka? Andika icyo utekereza hasi muri komantere, ubundi ukande subscribe kugira ngo tuzabane no mu nkuru yacu y'ubutaha. Amahoro.